Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuge neza official. Ndanezerewe uyu munsi kuko numva umutima wanjye uhawe ijambo ryo kuganira namwe, kandi Imana y'amahoro ibane namwe mwebwe mwahisemo kubana natwe. Reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye uyu munsi. Mana nkuru, Mana y'urukundo, Mana ishobora byose, ndagushimiye kubw'ineza n'imbabazi ugirira abantu bawe. Ndagushimiye kubwo kurinda kwawe gukomeye, izina ryawe nirihimbazwe. Uduhaye umwanya wo kuganira kuri iri jambo, ukabera nawe umuyobozi, kandi amatwi yacu afungukire kumva kandi twumvire kugira ngo tuzaraga ubugingo. Ndagushimiye kubwa byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana nihabwe icyubahiro. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yosuwa. Turasoma ibice 24 murongo wa mbere tugere ku murongo wa 16. Ni amagambo asa naho ajya kuba maremare, ariko unkundire utega amatwi kandi nawe uze gufata umwanya wongere usomere ijambo, wongere kwitekerezaho, uvuge ngo mbese ndacyari mu muhamagaro, ese ko nararahiriye Imana ko nzayikorera, ndacyari gukora umurimo wayo nk'uko nawuhamagariwe, cyangwa se nanjye ndibagiwe ntaye umurongo ntaye inzira. Nuko wongere wisubireho, wongere uvuge ngo nanjye nkwiriye kongera gukorera Uwiteka, nkwiriye kongera kuba mu muhamagaro nk'uko Imana yampamagaye. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Ijambo tugiye gusoma narihaye intego ivuga ngo wongera witekerezeho, wongere ugire intego yo gukorera Imana kandi ntiwibagirwe iby'Imana yagukoreye. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yosuwa atekerereza Abisiraheli byabaye, abihanangiriza gukorera Uwiteka wenyine. Yosuwa ateraniriza imiryango y'Abisiraheli yose i Shekemu, ahamagaza abatware b'Abisiraheli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, baza kwiyerekana imbere y'Imana. Maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze iti, kera basogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Bukeye njyana sogokuruza wanyu Aburahamu, mukura hakurya y'uruzi, munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani, gwiza urubyaro rwe muha Isaka. Maze Isaka muha Yakobo na Esawu. Esawu muha umusozi wa Seyiri ngo atureyo, ariko Yakobo n'urubyaro rwe baramanuka bajya muri Egiputa. Bukeye ntuma Mose na Aroni ntera abanyegiputa ibyago nk'uko nabibageneye byose. Hanyuma y'ibyo mbakurayo, nkura ba sogokuruza muri Egiputa mbageza ku nyanja. Abanyegiputa bamwe mu magare, abandi bagendera ku mafarashi, bakurikira ba sogokuruza bageza ku nyanja itukura. Maze batakira Uwiteka, ashyira umwijima hagati yanyu n'Abanyegiputa. Uwiteka bateranyiriza amazi y'inyanja arabarengera, nyirizaho amazi y'inyanja, abateranyiriza amazi y'inyanja arabarengera. Kandi amaso yanyu yabonye ibyo nakoze muri Egiputa, maze mumara iminsi myinshi mu butayu. Bajyana mu gihugu cy'Abamori bo hakurya ya Yorodani, barwana namwe, ariko ndababagabiza muhindura igihugu cyabo, maze mbarimburira imbere yanyu. Bukeye Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu arahaguruka arwanya Abisiraheli, niko gutumira Balamu mwene Beori ngo aze kubavuma, ariko nanga kumvira Balamu. Icyo cyatumye abasabira umugisha, nuko mbakiza amaboko ya Baraki. Nyuma mwambuka Yorodani mugera i Yeriko, abaho barabarwanya, ndetse n'Abamori n'Abaferizi n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abayebusi, maze ndababagabiza bose. Kandi nohereza amavubi ababanziriza ngo yirukana abami bombi n'Abamori imbere yanyu, ntibirukanywe n'inkota zanyu cyangwa imiheto yanyu. Maze mbaha igihugu kitabaruhije n'imidugudu mutubatse muyituramo, n'inzabibu n'imyelayo,
mutateye nibyo murya none. Nuko none mwubaha Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. 15 kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoraniriza uwo muzakorera, niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana y'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. Amen, haleluya. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana, umugaragu w'Imana Yosuwa yibutsa Abisiraheli iby'Imana yabakoreye, ibyo babonesheje amaso yabo, imirimo Uwiteka agiye akora mu rugendo rwabo rwo kuva mu gihugu cya Egiputa, mu gihe bari mu buretwa no mu gihe babuvanwagamo bakagenda urugendo rw'igihe kirekire barimo bambuka bajya i Kanani. Imana yacu ishimwe cyane. Abibutsa yuko Imana ineza yayo bagiye bayibona, kandi amaso yabo yabyiboneye, atari ibyo babwiwe gusa, ahubwo babonye ineza y'Imana mu buzima bwabo kugera aho bageze. Ashaka kubibutsa ko iby'Imana yabakoreye bitagomba kuba imfabusa, bitagomba kurangiriraho, batagomba kubiceceka cyangwa batagomba kubishyiraho ku ruhande ngo bavuge ngo noneho tugeze ahantu heza ho gutura, ahantu heza ho kugubwa neza, birangiriye aho. Oya, yashakaga kwibutsa ubwoko bw'Abisirayeli ko iby'Imana yabakoreraga yasaga naho ibabitse mu mwenda cyangwa ibakoreye ibintu byo kuzahora bazirikana igihe cyose. Haleluya. Kugira ngo batazibagirwa ineza y'Imana babonye mu buzima bwabo. Imana ishimwe. Tugeze mu gihe kigoye aho ubona ko abantu barimo kugenda bibagirwa ineza y'Imana, nyamara ineza y'Imana narayibonye, nawe warayibonye. Hari imirimo myinshi itangaje Imana yagiye ikora mu buzima bwawe, umutima wawe ubizi neza, niyo nta wundi muntu wabimenya, wowe urabizi neza ko Imana ibyo yagukoreye ari byinshi, kandi utari kubikoresha imbaraga zawe, utari kubikoresha ubushobozi bwawe ngo bibashe gukoreka. Ariko none uyu munsi igihe kirimo kirakwibagiza Imana. Umuririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo biragatsindwa kuticwa n'inzara mu butayu, ariko ukagwira umwumi Kanani. Aravuga ngo biragatsindwa kuba umuntu atarishwe n'ibibazo, ataraguye kubw'ibibazo n'intambara yahuye nabyo, ngo ahubwo akagushwa n'ibisubizo. Aravuga ngo biragatsindwa. Ni ukuri ngo benshi bageze mu bisubizo ngo bibagirwa intego y'urugendo, bageze i Kanani ngo banyerera mu mihanda baragwa. Nicyo gihe dusohemo. Ariko uyu munsi ndumva nje kukwibutsa nanjye, kandi nongera kwibutswa n'Umwuka Wera, ngo twongere twibuke ineza y'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Ongera wibuke ineza y'Imana mu buzima bwawe, wa mugabo we. Wibuke ineza y'Imana, wa mubyeyi we, wa musore we, mukobwa. Twebwe nge nawe uyu munsi duhawe kumvira ijambo, twongere kwibuka ineza y'Imana twabonye. Imana ishimwe. Nuko umugaragu w'Imana Yosuwa yibutsa ubwoko bw'Abisiraheli uko sekuruza wabo Aburahamu yakuwe mu gihugu cyari ibigirwamana byinshi, aho yari yaravukiye kwa Tera. Imana ngo ikamukurayo, ikamukuzayo imbaraga, ikamwimurira ahandi kugira ngo ahature, ahabe abamahoro, kandi akomeze kubana nayo. Imana ishimwe. Nuko akomeza kwibutsa ubu bwoko uburyo bwabayeho mu gihe cy'uburetwa. Imana ikohereza Mose na Aroni kugira ngo babakuze imbaraga zayo zikomeye, barabajyana babageza mu gihugu cy'isezerano. Baciye mu butayu, aho abantu baguye ari benshi, aho abantu baguye umwuma, aho abantu bamwe bariwe n'inzoka, aho abantu bishwe n'ibintu bitandukanye, ariko bo barindwa n'ukuboko kw'Imana gukomeye, babasha kwambuka inyanja itukura bagera hakurya. Imana ishimwe. Abibutsa uburyo bambuka inyanja. Imana yakoze ikintu gikomeye igihe yashyiraga hagati yabo n'Abanyegiputa ngo inkingi yo kubatandukanya. Imana ishimwe. Bamwe bagaheranwa no kutabona aho bajya, kugira ngo Imana isohoze isezerano n'umugambi we mwiza wo kwambutsa Abisiraheli. Nuko irabambutsa Abanyegiputa bagwa mu nyanja, bose bararengerwa. Icyo nacyo bongera kukibutswa, yongera kubibutsa kandi
uburyo urugendo nubwo rwari rugoye ariko Imana yagiye ibarengera kandi yagiye ibarinda. Muzi uburyo harabishwe n'inzara ariko Imana ibaha manu bararya bari mu gihe cy'urugendo rwari rugoye nta byo kurya babona. Muzi ukuntu bitotombeye Mose ariko Imana igira ukuntu igenda ibihanganira nubwo harabagiye bagwa mu nzira ariko abangaba babwirwaga ibi bo bari babashije kwambuka bagerayo. Imana ishimwe, bibutswa imirimo myinshi Imana bakorewe mu rugendo rw'ubuzima bwabo kugera aho bageze. Yashakaga kubabwira ngo muramenye mutibagirwa kuko Imana yo ibyo yabakoreye ihora ibireba, ihora ibisubiramo ikavuga ngo ubu bwoko nakoreye imirimo ingana gutya n'iki gitumye bunyibagiwe. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Rero natwe ab'iki gihe cyangwa abanone abahawe kumva iri jambo uyu munsi dufite imirimo y'Imana myinshi dukwiye kuzirikana Imana yakoze mu buzima bwacu. Njyewe nawe dufite ibihamya by'uko Imana iriho, dufite ibihamya by'uko Imana ikora, dufite ibihamya by'uko Imana ishoboye kuko hari ibintu bikomeye Imana yagiye ikora mu buzima bwawe kandi ubirebesha amaso yawe. Nawe uravuga ngo Imana niyo ibikoze. Niki gitumye wibagiwe? Niki gitumye ugeze mu gihe kigaragara nk'ikirimo ibisubizo, kigaragara nk'ahantu utabawe, kigaragara ko hari aho uvuye hari aho ugeze ariko ukaba utangiye kwibagirwa Imana? Mbese ukuboko kwagukuyeyo utekereza ko kutagusubizayo? Wenda Imana inyiturano yayo siyo ariko ishatse kukwigisha ko wakongera gusubira mu muhamagaro neza yagusubizayo gatoya. Ariko Imana yo mu ijuru imbabazi zayo nyinshi zikugarutseho none ngongera wibuke ibyo Imana yagukoreye. Anishimwe ari igihe wabayeho uryama ntusinzire ibitotsi ukabibura kubw'impamvu z'ibigeragezo wari urimo byari bikugoye bikuruhije. None uyu munsi ejo bundi gato Imana igukoreye igitangaza ugasinzira ukumva birakunze, ukumva uratekanye uguwe neza, aka kanya uribagiwe. Oya, ntabwo bikwiriye ko wibagirwa kuko Imana yo yongeye kukwibutsa ngo ongera wibuke ibyo yagukoreye, ongera wibuke urugendo mwagendanye, ongera wibuke ubutayu yagukuyemo. None aka kanya Imana ikugaburiye ukumva inzara irashize, biguteye kwibagirwa, biguteye kuzirura ibyo waziririzaga, biguteye gutinyuka ibyaha watinyaga, biguteye gusa n'abandi. Sigaye mbona abantu benshi muri iki gihe bitewe n'igihe bahagazemo ugasanga ibyo babayeho batinya, ibyo babayeho babona ko bizira, babona ko bidakwiriye, babona ko Imana itabikunda n'uyu munsi. Kandi kuko umutima utarya ruswa, iyo baganiriye n'imitima yabo ibabwira ko ibyo bintu badakwiriye kubikora, ariko ugasanga barimo kubitoza abo babyaye, ugasanga barimo kubitoza abana babo, bari kubabwira ngo nta kibazo bana bacu nimwigendere gutya, byose nimubibemo. Ariko Imana yacu ishaka ko wowe n'inzu yawe mukorera Uwiteka kandi ngo mukamukorera mutaryarya, mukamukorera mutishushanya, tukamukorera tutiyoberanya, ahubwo ibyo tuvuga n'ibyo dukora bigasa. Imana ishimwe, haleluya. Nuko Yosuwa akomeza kwibutsa ubwoko kw'ibyo Imana yabukoreye, yagira ngo bazajye babyibuka kandi babibwire n'abana babo, babitoze n'abana babo kubaha Imana bibi byabo n'ababo. Imana ishimwe. Yosuwa ageze ku murongo wa 15 aho twasomye aravuga ngo niba mutekereza ko gukorera Imana ari ibintu bigoye, ari ibintu biruhije, ari ibintu mwumva murambiwe, ari ibintu mwumva bibagoye rwose, ahari n'ibyijuru mwaririmbye bitagishobotse, ahari naho mugana mubona mudashoboye kuzagerayo, ariko arababwira ati njyewe n'inzu yawe, haleluya, tuzakorera Uwiteka. None se wowe n'inzu yawe ubona mukwiriye gukorera nde? Kuko meje urugendo kugerageje kwirinda ko wumva wakomeza kuba maso, kuki utabitoza abo mu rugo rwawe? Kubera iki wowe wumva ko iyi nzira wamenye ukamenya ibyiza birimo udashobora kuyitoza ab'inzu yawe, ab'urugo rwawe ngo nabo babitore? Imana ishimwe. Ariko Yosuwa aravuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Niki gituma wakwibagirwa ineza y'Imana wabonye mu buzima bwawe?
hari amajoro waraye menshi udasinziriye, hari uburwayi Imana yagukijije wabuhigiyemo imihigo myinshi yuko uzakorera Imana, hari uburyo Imana yakurereye warabireba ukavuga ngo ntabwo bakura, ntabwo babaho, ntabwo bagira aho bagera, ariko Imana ukuboko kwayo gukomeye yarakukuramije, ubona abo ubyaye barakuze, uyu munsi ufite abana bakuru, ufite abuzukuru, ufite aho ugeze, ufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Iki kiguteye kwibagirwa? Niki kiguteye kwibagirwa ko Imana ibyo yagukoreye ari byinshi? Cyaba ari ikibazo, ariko Imana ishimwe ko yongera kutwibutsa, yongera kudukangura, yongera kuduhamagarira kongera kwibuka ko ibyo Imana yakoze atari ibyo kwibagirwa, atari ibyo gutera iyo gusa, kuko igituma Imana ikwibutsa nuko ibigira ngo ugume mu muhamagaro neza, kuko hari abantu benshi Imana yagiye ikorera imirimo ikomeye, bagiye bahiga imihigo myinshi, bagiye bavuga ngo Mana tuzagukorera, tuzabwira abantu ibyo kwera kwawe, tuzirinda, tuzaba amaso, tuzagendana nawe, ariko none igihe giteye abantu kwibagirwa, kandi abantu benshi ntibari kugushwa n'ibigeragezo. Abasengaga ibisubizo biraza bagahita babireka, ariko nukuri Satani waguhigaga kera n'uyu munsi naho yagiye, wa mwanzi wakurwanyaga hambere, niko umurimbyi wo muri Jehova Jire yaririmbye ngo wa mwanzi wakurwanyaga hambere n'ubu aracyahari, n'ubu aracyaguhiga, aracyakurwanya. Sigaho kwibagirwa Imana neza. Imana wabonye ubuzima bwawe n'uyu munsi wakongera kuyikenera. Imana wahamagaye ngo ndengera nzagukorera, n'uyu munsi wakongera ukayikenera. Imana idutabare cyane, Imana idutabare cyane. Benshi ntibakijya no mu nzu y'Imana ngo burya twari twarayobye, burya twaribeshyaga. Ese wowe uyuganire n'umutima wawe usanga ukijya mu nzu y'Imana n'igihe wabiretse, ibihe byiza watungaga ubona bisa, ubona ibyo bihe bimeze kimwe, ariko Imana yongeye kutwibutsa ngo twongere twibuke neza y'Imana mu buzima bwacu. Ariko Yosuwa abwira ubu bwoko ngo niba mutekereza ko gukorera Imana biruhije bigoye, atari yo mukwiriye gukorera, mugahitamo gukorera bigirwamana mwahoze mukorera, arababwira ngo jye n'inzu yanyu tuzakorera Uwiteka. Wowe n'inzu yawe mufite ntego ki? Mufite mugambi ki? Mumbarinde muzakorera. Imana irahemba, Imana irahemba, ntabwo yambura. Imana izirikana cyane imirimo abera bakora, nubwo wabubona ugowe, nubwo wabubona ugeragezwa, nubwo wabona hari bikuruhije, ariko wibukije ko Imana itakwirengagiza. Ntabwo Imana yakwirengagiza, ntabwo Imana yakwibagirwa. Ongera wisubiremo uvuge ngo niki kinteye gutinyuka ibyo natinyaga, iki kinteye gusubira inyuma. Wahoze uba mu nzu y'Imana wumva unezezwa no kuba muri yo, wirinde cyane igisa nacyo, none koko uratinyutse. Ibyo utanywaga urabinyoye, ibyo utaryaga urabiriye, uko utambaraga urakwambaye. Ese niba utanabikoze ubitoje urubyaro rwawe, none se wowe n'inzu yawe mufite ntego ki? Mufite mugambi ki? Mwumva ubwami muzabugeramo gute? Ariko Imana yongeye kunyibutsa, nawe kwibutsa ngo ongera wibuke. Haleluya, ongera wibuke ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Bwa burwayi yarabugukijije, nyamara warahigaga imihigo, warariraga, warataka gutima, birashoboka ko iki cyakoreka. Nuko urwaje ubona uwawe arakize. Erega nubwo yaba ari ibyago wagize, Imana yaragukomeje. Hari abagize ibyago bariruka bata umutwe, bahita ubwonko buta umurongo, ariko wowe uri amahoro, urakomeye, ufite ibyiringiro byo kongera kubaho. Ongera wibuke neza Imana mu buzima bwawe. Abantu bagiye bahiga imihigo myinshi bitewe n'ubutayu baciyemo, bitewe n'intambara baciyemo, bitewe n'amarira bariraga, ukavuga uti Imana nunyubakira urugo nzagukorera, nzakuvuga, nzabwira abantu. None se wituye Imana iki? Uyituye iki? Uyituye iki? Ukavuga uti Imana nunkorera ibi, numura ubyaro nkabyara nzagukorera. None uyu munsi nukijya no mu nzu y'Imana ngo abana ngo wabasigira nde? Koko se iyo ugiye guhaha se ukajya mu isoko ukirirwayo, ukajya gucuruza, ukajya ku kazi, harya bwo bigenda bite? Abandi Imana ikabahereza umugisha w'urubyaro, akavuga ngo nukuri ntabwo umwana wanjye namujyana mu rusengero, cyangwa se wenda byagorana rwose, umwaka akawukubita yibereye mu rugo, inzu y'Imana yarayibagiwe, amezi 6 7 umwana umuyaga wamwica. Koko se
none si ugiye mu kazi kumuhereza amata n'igihe kitageze abaganga bakubwiye kugenda ugira ibyo ukora kugira ngo ubuzima bwawe n'iterambere bigerweho, kuko inzu y'Imana yuyibagiwe. Iyo ugiye mu isoko kugenda urugendo ruruta n'urwo wakora ugiye mu nzu y'Imana kubikora, gufata imodoka yawe ugashyiramo essence cyangwa moto cyangwa ikindi kinyabiziga ugafata urugendo rurerure ugiye gusura umuntu, kuki utabikora?